ufite uretse guhekura igihugu. Ababyeyi banyu ntibishe abatutsi muri genocide yakorewe abatutsi 94. Uwo nguwo mutinganyi ngo ni jihad. Umutinganyi ni jihad ntago papa yakoze genocide. Mugere mu mateka murebe, mugere muri database murebe. Ariko yirirwa abwira abana ngo nago bari kuri database y'igihugu, abitwa ba Jack ngo nago bari kuri database y'igihugu. So yarishe, so ari inkora amaraso. Papa wawe wowe uzaba kiriho. Wowe wirirwa wica abajene, wirirwa ufite mission imbi ku gihugu cy'u Rwanda, banabimenye bakumenye hano. Ndaje mvuge mission zanyu zose, mission zanyu zose. So yahekuye igihugu ariko urumva bidahagije. Urashaka guhekura igihugu bicishije mu butinganyi, urashaka guhekura igihugu ubicishije mu kwica abajene mu mitima kubera amagambo yawe mabi. Ibise nabyo tubizana. Tugende turebe papa waho afungiye. Tugende turebe papa waho afungiye kubera gukora amaraso, kubera gukora mu maraso, kubera kwica. None uyu munsi mwe murakora ama space mushyiraho murder case.